Kugihe dufite igitoya kandi ndumva kuri jyewe harimo byinshi zo kuvugana namwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Izahishuwe, amagambo akomeye, nanjye gusaba Imana ngo imfashe ubusobanuro bwayo mubashe kubuganiza. Ni ibice 12, turasoma no mu bice 20, turaza gusoreza mu Bafilipi n'ahantu hatatu gusa. Umutwe w'ayo magambo cyangwa teme y'iryo jambo kurindwa k'umukiranutsi. Kurindwa k'umukiranutsi. Ibyahishuriwe Yohana ni ibice 12, ngiye kwihuta ndasoma mpereye ku murongo wabo wa 7. Mu ijuru hari intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwana. Nyacya ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahaho ntihaba kiboneka. Cya kiyoka kinini kiricwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru, noneho agakiza karasohora, gasohoranye n'ubushobozi ubwami bw'Imana yacu, ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega amanywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe namwe abarimo nimwishime, naho wowe wasi nawe wanyanja mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ibice 20 bifite Izahishuwe Yohana, amanutse afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe gito. Ibice 20 umurongo waho wa 12, mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese ikitonderwa utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. 21 umurongo wabo wa 6 ni hepfo yaho gatoya. Kandi birarangiye, ni Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, n'abazaba umwana wanjye. Hanyuma 22 wirambirwa, kuko nicyo gihe Imana ikuboneye. Umurongo w'10, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame, uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kandi ngororere umuntu wese ikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa, ndi Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Tuvuge ngo amen. Amen. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 14 ni page 200. Reka mpagere ndiyo nahageze nsome. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge
hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amataraza mu isi, mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntararuhijwe n'ubundi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bigeze mu gihe kiruhije kandi kinagoye, bisaba kugira ngo uwo kurokoka arokoke. Ikintu ushimira Imana ndi hano nuko nta muntu uri kunsemurira, bivuze ngo umuntu wese wicaye hano arimo kumva ururimi mvuga. Ndashimira abantu twararanye ijoro, hari abo twararanye kuri telefone, twatandukanye nka saa 10, Imana ibahundisha kubwira iteraniro twararanye ijoro. Waba waje utabishaka, waba waje uje kureba, ikigaragara nuko Imana yakurushije amaboko ikakuza. Amen. Uburyo bwose uri, uburyo waje, uburyo waraye, ukuri nta ruhare wigeze ubigiramo, ni Imana yaguhaye amahirwe kugira ngo wumve aya magambo. Umwuka w'Imana yamwendereye, mbwira Imana ntuhaye amahirwe guhagarara imbere y'iteraniro. Aya magambo nayahawe kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize ubwo najyaga mu Barundi, mbwira Imana ntimwumvaga ibi bintu aribyo bindimo, irambwira ngo igihe cyato si iki. Hanyuma uyu munsi nibwo nemerewe gufungura iki gitabo ngo tukiganireho. Igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo cyanditswe n'umugabo wita Yohana, n'umwe mu bagabo bagendanye n'Imana, ariko bigaragaza amateka ko yabaye mu gituza cya Yesu. Ni umugabo wagaragaje amateka y'urukundo rwo gukunda Yesu cyane, kandi agaragaza ubutwari bwo kutamujya kure, agaragaza imbaraga zo kutajya kure y'Imana. Yihambira kuri we amateka avuga ko Yesu yicazaga intumwa 12, ngo Yohana yatambukaga ngo akagenda akajya mu gituza cya Yesu. Uyu Yohana wanditse iki gitabo ntabwo ari mwene Zakariya, oya, ni Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Hanyuma uyu mugabo Bibiliya ivuga urugendo yakoze igihe intumwa zari mu iyicwarubozo cyangwa jenoside yabo yari itangiye. Hari uburyo ngo habayeho gutatana, habayeho amateka yo kugira ngo abantu bahamije iby'Imana. Intumwa 12, igihe Yesu yari amaze kubabwira ngo nagiye ariko muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, biriya biganiro byose yagiranye nabo. Uyu mugabo niwe mugabo wahuye n'akaga, ariko ahura nako Imana yaravuze ijambo rivuga ngo ntazigera. Imana yaramukunze imushyira ku mutima cyane, kugeza ku rwego ngo n'intumwa zabanaga na Yesu ngo zageraga igihe zikamugirira ishyari, ngo bakurikije uburyo yabaga ari kumwe nawe. Umunsi umwe Petero ngo barimo guhunga bagenda, ngo Yohana nawe yari yatataye, ngo Petero babonye Yohana aturutse nka hariya, ngo nuko ahita abwira Yesu, kuko muzukuru Petero yari umuntu w'indyarya cyane hafi ya Yesu, avuga n'ibintu by'ibigambo byinshi cyane. Ngo abonye Yohana aturutse hariya aramubwira ngo none se mwigisha, ngo uriya we ngo arabaho gute? Aravuga ngo twebwe ngo dufite indobani, ngo watubwiye ko ugiye kugenda, ngo ariko Yohana uyu ntazi kudoda, nta mashini, nta perime, nta kategori, muca make nugenda arabaho gute? Ariko muri hano cyangwa mwahari aramubwira ngo mfite ikibazo cya Yohana, umaze kudutangariza amakuru kugiye kudukurwamo, kandi ikigaragara hari ingorane tuzagira kuko uzaba utakiri kumwe natwe. Hanyuma nkuriya wabaga mu gituza cyawe, uhora utunzwe no kumva iby'Imana, udashobora kujya gukora, udashobora kunyonga igare. Uyu mugabo ko ahora imbere yawe hari uwo mu misozi n'imidugudu, urashaka kuyumvisha ko azamera nanjye Petero ufite indoba? Njye naramukurikira ariko mfite akantu, nunagenda nzasubira ku mazi. Agerageza kumvikanisha uburyo we afite ikizamutunga. Yesu yaba hari, yaba adahari, umwuga arawufite. Ariko hari ijambo Yesu yasubije Petero, naraye nibajije ibintu bibiri ku mpunzi. Ubundi impunzi mu mateka, ariko muri hano nari ajya muri so cyangwa na muri so turize bijya tutubiza ariko menya vuga naraye ntekereje ku mpunzi, nsanga impunzi ni umuntu uterwa atiteguye cyangwa se yiteguye urugamba, yamara kubona ko hariho kunesherezwa kuri terayiho akiruka agahunga. Yamara guhunga, narahunze mu ntambara ngera ahantu kure cyane, ariko naje kuba impunzi nta mutekano igira,
bigaragara ko ahungira ahitana. None iyo ageze ahantu abasha kwikinga izuba, impunzi nabonye ibintu bibiri bigezeho kuri bibiri by'inkoroko itinya imvura ya nijoro. Ariko mwaravutse cyangwa ntimwavutse? Itinya iki? Mwitinya iki? Imvura. Waba washinze agahema, waba ufite shitingi, waba wizingazingiye mu kiringiti, iyi imvura iguye ku mpunzi ni ibibazo bikomeye. Iki iyo igeze ahantu bakavuga bati ahangaha turatekanye, cyokoze ahangaha nta ntambara ihari, bavuze ko abanzi bacu bashobora kuba bari wenda nka Mozambique, ariko hano turatekanye. Iyi mpunzi iri ahantu yibwiye ko ifite umutekano, nabwo ntabwo ibifashe, ihora izinze utuntu. Ntabwo upfa kudandaza byose kuko ahora yikanga intambara, ahora afite guhunga muri we, nta mutekano uhagije aba afite. Nakurikiranye rero, nkurikirana intambara y'aba bagabo uko byagenze. Ndashaka kugera kuri ijambo twasomye. Muri uko guhunga kwabo, Petero nari babwiye uburyo yagize ikibazo cy'umuntu udafite imikorere. Avuga ati rero nubwo wahunga uzakora iki? Uhunze nta mashini, uhunze utazi guhiga, nta shuri ufite. None bosi wadutungaga agatungura imigati avuze ko agiye. None se umwigisha ushyize mu gaciro, buriya mugabo arabaho gute? Hari abantu bazi uzapfira muri iki gihugu, ariko hari ijambo wambukanye. Nta kindi kibabwira uretse kubabwiza ukuri kwembi. None se sibi ese ni kuvuga ko ufite agakondo ahangaha? Baya nawe iyo waba uyifite waba warayikuye kure, ntabwo wabyutse mu gitondo ngo bahite bagusinya. Hari uburyo wabikoreye kugeraho. Petero yasanga ukebuka, aramubwira tuvuze n'iki Petero? Ati niyo kintu nari mvuze, nagira ngo mubaze amateka y'urango uri kuza dusanga, urabona ko ari Yohana, ariko nagira ngo mubaze arabaho gute? Yesu aramubwira ngo baye iki? Menya ibyawe, nimba nshaka ko agumaho, wowe iragira intama zanjye. Mwamba bari mukanzanira imitima. Aramubwira ati ubaye iki Petero? Wambwiye ko nkunda. Ndagukunda. None ibintu bya Yohana ni iki kikureba? Ufite ikibazo cy'uko azabaho, ko wari wahungiye hariya nawe agahungira hariya, ubabona murinde nawe bakurindira. Hari ikihe kibazo? Njyewe se nimba nshaka ko aguma, ngo abaturage bose bari hafi yabo ngo bumva ijambo ry'uko avuze ngo Yohana ntazapfa, niwe wanditse kino gitabo. Petero ntabwo azapfa. Ngo agira ishyari, ari naryo ryakomeje gukururuka. Ngo Yesu abicaje hamwe agiye kubamanyagurira imitsima, ababwira ijambo rikomeye. Arababwira ati rero bagabo bene data, nubwo twicaye gutya ntabwo duhuje, harimo umuntu ungambanira. Noneho Yohana wawe uri mu gituza cya Yesu, Petero atangira kumureba, aramubwira ati ariko nkaho muri hafi wamubajije uwo ari we. Uriya kugira ngo uturane n'umunyeshyari waturana n'umurozi umuzi. Uko ishyari ni ikintu kibi, umuntu ushobora kugusuhuza gusekera ariko yamaze kugucukurira imvu. Ariko iyo uzi umuntu uko agukora akaruguha ukaburya ugahita upfa, wirinda n'urugo. Avuga uti hari abavuze ko baruga, ariko umunyeshyari Yesu ashimwe, Imana ndagukunda. Petero ati kuri hafi ye, ntabwo watubwira ngo ufite gahunda yo kutugerera nabi. Yesu aravuga ati mva rero mwige impaka, ubu tugiye gusengera umutsima, ariko umuntu uri bukoremo mbere niwe mugizi wa nabi. Petero rero nk'umuhanga aravuga ati ariko njyewe mfite ikibazo, mwige utagombye gusenga watubwiye uwo ari we. Undi Yesu hano mu ipantaro ya Petero harimo inkota. Ijambo mukumva ijambo tuvuze, yari yegereye Yesu ariko afite inkota mu ipantaro. Arikuze ngo yari yegereye Yesu aravuga ngo nka 10 n'izi ariko afite icumu. Aravuga ati wowe wijya mu mpaka ngo bisabe no kumwiza, tubwire umuntu waba wakugambaniye yikora hano.
wikwiriye kuvuga ngo duhumirize twese uko turi abaririmbyi turiyizi mu bantu 12 wowe unaniwe kuvuga widusengesha wowe gerageza kutugira ari no kwikora hamwe ati wagerageza utubwire umuntu wawe ushaka kuduhemukira ashimira Yesu amen amen bombi ntabwo mwese ubwo mwicaye ariko mwazanywe no kuririmba hano hahagarara wahamagawe n'Imana agahagarara wahamagawe na nyina wabo se babo akazamo nyirakuru agateramo hagati y'aba Yesu wenyine tabaye Yesu hagati yanyu mwamarana ese ko banyakiye none nta muntu uzatora polisi genda bimenyere niba ukorana karibu ntabwo uzamura hano nari ntegereje ko kuri lisite siga Imana nihimbaza emera duturane dutuje kandi duhuje kuko umwanditsi yaravuze ngo ni byiza ko abaturanyi baturana bahuje ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro yasuzwe ku mutwe wawe agatembera ku misozo y'ingenda nibyo bimera nk'ikime cyo ku musozi wa Herimoni Petero ati nta kintu usaba gutangariza kwa kuba hagati yacu kwa Yesu arebye abona icyuma mu mugongo avuga ati ndakuzi narakwiremeye sinshobora gukora ikosa ryo kumubwira kuko ahita umwica ariko mu mutima Yesu amara impaka aravuga ati umuntu ariko mwaje turahari umuntu turi buhurize amaboko kumbe uwo mugome uwo niwe mugizi wa nabi ni umwanzi w'umuntu wese usenga Petero aravuga ati umuntu ukoramo mbere ati ubwo senga Petero aravuga ati njye sinya mu bahumiriza kuko ndashaka kureba Yesu akunda menyere system yo gutanga imitima Petero ntagarari gahunda zo guhumiriza wese agira cyangwa ati bega agiye kubona kabutini dufite abantu badatinya Imana ibi yavuzwe byose ukabyumva ariko warengeza ukarengaho ukajya gukora icyaha kandi ubizi ubishaka Bibiliya yambwiye ngo wera ni yeri hari igihe kigiye kugera ushake kuva muri izo zaha n'ubona ubushobozi bwo kubigukuramo ubagira gutya arangurira amaboko gukora kumbe Petero abayamubona ati ati ko nawe umuntu twizeraga umuntu wari uhagarariye abandi niwe utungambaniye yakwikaka gutya bakumva hari imbaraga zacitse avuga ati gusumba jaje isoni ntakundi bakoreye nko kureshya ntiyabona n'ibyo ukora gusa umushahara baguhembaga ntiwari ukunyuze icyubahiro baguhaye cyo kubara amafaranga ntizari bihagije ibyo biramubabaza ariko reka twivugire kuri uyu mugabo wanditse iki gitabo rata hanyuma intambara iraba barahunga habaho guhigwa no gushakishwa ariko ubu turi hano turi impunzi kabiri hari uwahunze urugamba rw'umubiri hari n'uri guhunga icyaha uyu muntu ntabwo yorohewe ari mu ntambara impunzi kabiri nimba uzemera hari guhunga urugamba rw'umubiri hari no guhunga intambara bita icyaha hanyuma rero kubera numara kwisobanukirwa ukamenya ahantu uri kurwanira biragufasha gufata icyemezo uhagarara ukwesa inkweto wambaye kuri mirongo icyenda tuvuge ngo amen intambara ibaye birukanse Yohana agenda ukwe na Petero bagenda ukwabo hanyuma uyu mwana rero ajya kwandika iki gitabo zabaye ngombwa ko bamufata abandi bahanuzi babishe intumwa zirukanse amaraso yari arimo arameneka uyu rero bamufashe bamufata nk'umuntu bari buryoherwe inyama ye baravuga bati wa mugabo we ni wowe wabaga hafi ya Yesu ni wowe waryamaga mu gituza turashaka utubwire amateka uyu mugabo muzute uyu mugabo yavutse ate uyu mugabo yakoranye namwe gute imbaraga y'abahaga ni bwoko ki urabisobanura neza cyangwa ubisobanura uri mu kaga Bibiliya igaragaza ko Yohana yarwanye intambara bita guceceka kuko yabonaga atari igihe cyo kwisobanura ngo bagambanira uburyo bashobora kumwica yicanwa
muso amateka avuga ko bamukubise inkoni ngo umubiri we bakawugira inyama ariko umwuka ukanga gushira ku ijambo rivuga ngo ntazigera apfa. Uraho araza kwica umva wari kwifisha bagomba gupfa, wari kwifisha bagomba kugirirwa nabi, Imana yakwimanye kubera impamvu zayo. Amen. 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 Kuko bakwica badahari ahubwo uri mwibanga rivuga ngo narirahiriye icyo nanditse naracanditse ubeshejweho n'inyandiko y'Imana kuri wowe hari ibintu Satani yakavuga ati we ntabwo yapfa. Hari intambara Satani ataza guteza umuntu akakureba akabona mu kabari ntiwasubiramo, akabona inkumi z'abandi ntiwakongera kuzubahuka, wenda akaguteza yuko cyangwa yuko bana ariko ibigendanye n'ibyaha zo hanze akavuga ati uyu mwana yaranahiye ntabwo azongera. Hari ibintu atongera kuguteza kubera gufata icyemezo muri wowe. Ngo bagambirira kumubabaza, ngo baramukubita umubiri bawugira inyama, ngo babona ko gupfa byananiranye. Ngo umugabo umwe aravuga ati mureke mbere uyu mugabo kugira ngo apfe neza tumucanirire ingunguru. Bacanira ingunguru y'amavuta y'ubuto basukamo, ingunguru bayicanira umunsi wose inkwi bazongezamo ku ijambo rivuga ngo ntabwo uzapfa. Cyangwa mukumva ikintu Imana yavuganye nawe ku ijambo rivuga ngo ntuzige kugira ngo ute upfa ngo bacanire ingunguru. Sinzi aho bacaniriwe ariko ikintu kiri muri wowe isezerano ntabwo ripfa, isezerano ntiribora. Imana ibikabatinya amaraso y'isoko ifishi yapfa iyo rwego urwaye yishe abandi ariko wowe uracyari. Yes, Lord. Ingunguru bamaze kuyicanira ngo baramufata kandi Yohana bamufasha ageze nko mu myaka 70 mu mateka, ngo baramuterura ngo ari umuntu w'umusaza urumva asanga ni bamugize ibyatsi, ngo baterura za nyama zashwanyaguritse banaga mu ngunguru y'amavuta barapfundikira umusaza aratogota. Nushaka kubaza Imana ngo imbere yanjye harasahati umuntu w'umukiranutsi ufite amakuru y'urugendo imbere ntabwo ari heza, ni uguca mu muriro. Umuntu ufite amateka yo kugenda ku mpunzi iri kwiruka ihunga icyaha ntaheza imbere. Narayasomye iki gitabo umutima uranga sinigeze sinzira kugeza kuri mwaza mu gitabo. Ndavuga Mana unyemerera abantu bakanguke, buri muntu wese amenye intambara arimo ararwana, amenye n'aho agomba guhungira n'icyo agomba gukora. Umugabo ntibamupfundikiye mu ngunguru aratogota kumba amavuta bamutaye. Guverinoma y'ijuru, guverinoma y'ijuru yanzuye ko ofisi uwo munsi gakorera hejuru iza gukorera mu ngunguru. Nuda amavuta ku yandi ni ibintu biri automatique. Imana iravuga iti n'ubundi isanzwe ikorana namwe nkoresheje amavuta ashaka ngira azayicara mu ngunguru. Yohana bamushyizemo Imana iti ni Uwiteka. Haleluya. Ntabwo ushobora gupfa uyu munsi, hari ibitabo utarandika ufiteho akazi kenshi. Imana ihamagara mu buryo butandukanye, aho yanyujije impamagara siho yagucishije. Rero ibyo birinda kwivanga mu mpamagaro. Imana ishobora kukumaraho abana kugira ngo uyikorere, ishobora kukumaraho umuryango kugira ngo uyikorere, ishobora kukwangisha isi kugira ngo uyikorere. Hari n'ubwo gukundisha abantu kugira ngo uyikorere. Ifite tekinike nyinshi zo kugira ngo ikubwire ngo ngwino kandi nawe. Uko arimo gutobota ni karimo guhabwa amasezerano y'ibintu bigiye kuba mu kanya. Ngo Imana iramubwira ngo tuvugana yivane mw'iyi ngunguru. Ngo umusaza yakubise umufuniko ngo azamuka igifuniko kigwa hejuru ngo avamo ari umusore ahagaze. Ariko muri hano cyangwa yego ako mujya kumva ijambo ry'Imana mu mwuka. Wewe ufata ingunguru bagucaniriyemo, ureba bagucaniriye mu magambo, ureba aho wacaniriye. Reba inzira zose bagucaniriye, urebe n'uburyo uhagaze we. Ubahagarara neza ati uwo babicaye bamubonye batewe uri umuntu cyangwa uri umuzimu. Bafite ijambo ryahanuwe rirusha amagambo yose gukomera. Baravuga bati ikintu kiri bumwice ni ukumuta Patimo. Patimo ni akarwa kari hagati y'umusozi, karimo ingona, karimo urubura, karimo inzoka, karimo icyitwa ikintu cyose cyakugirira nabi. Baravuga bati naticwa n'ubukonje, aricwa n'inzoka, naticwa n'inzoka. Ibintu byose biri hariya
biramwica kwa kundi ari umusore avuye mu ngurube ngo baramuboha bamuboha amaguru n'amaboko ngo baramuterura kuko nabo ntibemererwaga kugera muri icyo kigo uretse mukunda ijambo ry'Imana kwa kundi bamufashe amateka avuga ko ngo hari urutare runini ngo baramuterura ngo bamujugunya mu kiba ngo aragenda agwira ryabuye kumbi Yesu ngo akicara ngo ariruhutse yankuye hariya ikaba ingejeje ni nayo ifite kubana nanjye imbere yonjya mfite ijambo rivuga ngo sinzapfa baricara rirutsa bamureba hakurya ariko ibyo byose bishobora kuba twarasaze uriya muntu ari kwigororera harahaza ingona ziti bosi tuza uyu munsi bosi wacu intare yo mu muryango wa Yuda Yohana ari Patimo yari ari mu mwuka ikintu muri uyu mugabo iyo yandika ibitabo bye byose ashyiraho aderesi ngewe Yohana mwene se ubu hari umuntu wabwira ngo turuka i Karongi ngo oya hari umuntu wabaza ngo iwanyu muri Gikongo jewe ayara Kaki Zaro k'umunyarwanda biragoye kuhatari bageresha ibyangombwa ngo kwa mafeyasi hajya ni kwa mafeyasi biragaza neza ati umunyarwanda pire nitanje icyo biriho bakajya yandika aderese Imana iramusanga Bibiliya iravuga ngo ngewe Yohana ubwo nari ndi mu mwuka ndi Patimo nta bibazo byose ugomba kugira ngomba kugukura mu mwuka Patimo yawe yose uhumvira ijwi ry'Imana ubuzima bwose uri uyu munsi wabona muri iki gihugu ukwiye kumva ijwi ry'Imana kuko hari Patimo iki gihugu nta mbabazi gifite nabonye utagira nyina yimenye utagira se arikoca none ngubeshye abo mbona mutandeba none ngubeshye umuntu ari ku ifishi ye wabwa naguhamagara wariye n'amavaye kata icyumweru kirashira ndakubwira Mana iyi ni rwagitima naje mu nibande nakene aha ni icyumweru kigashira Yohana Imana ngo agiye kumva ngo yumve inyuma y'ijwi riramubwira ngo Yohana ni njyewe ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu wigira ubwoko bumanuwe no kugira ngo nkubwire ibyo tugomba gukora hamakazi fata ikaramu ufate n'urupapuro mbaza ngo biriya yabihunga reka Imana ifite uburyo bwose bwo gukora ngo yafashe ibibabi byari kuri uwo mugezi hari ibiti bigira ibibabi binini cyane ngo akajya aca ikibabi ngo akandikisha igiti ariko inyandiko y'Imana nidanje yigeze yandikira umugabo rimwe ari mu giterane yigizeho ngo Imana iramwandikira ngo meni tekere fasini akajya so ngo meni ngo tekere ngo fasini ati ntuzabe ati nsomere ngo abantu bose babasha kuyisoma ariko bananirwa gusobanukirwa ibyivuze kandi ushobora kukwandikira ibaruwa abantu bakajya basoma ubuzima bwose ubayemo bakibaza impamvu uri muri ubwo buzima ariko ntibabisobanukirwa iramubwira ngo fata ikibabi wandikira amatorero arindwi yo muri Aziya ndakumenyesha ko aya matorero n'uyu munsi wa none niyo tugiye twicaye kandi amakuru nabonye ni uko buri torero ryose rifite marayika urishinzwe nta torero na rimwe ridafite marayika urishinzwe kandi marayika ushinzwe iryo
iryo torero agiye afite icyarigaye wari umeze gutya ariko ndagaye ibi, nkunda kugira gutya ariko umeze uku, dore nutagira gutya nzakugenza uku. Buri torero ryose Imana ifite icyo irigaya. Yohana agafata ikaramu arandika, aramubwira ati hera kuri iri torero. Arandika Saruda, arandika Perugama, arandika Philadelphia, arandikira Tuwatira, bakadashyiraho aderesi. Njyewe Yohana mwene so, uwo musangiye ibyago n'amakuba, ndamwandikiye gutya na gutya. Ibyo byose arabikora, arabirangiza. Uyu mugabo rero ahishurirwa amateka y'iki gitabo. Twasomye ijambo rivuga ngo habaho intambara ikomeye, ngo cya kiyoka gitabwa mu isi, ngo kigeze mu isi gihinga umugore. Uyu mugore yaratwite inda y'umuhungu. Mana, nagize ubwoba nijoro, ndavuga mfashe aba bantu bamenye ikintu cyatumye Satani atabwa mu isi, biguheshe kuzinuka icyaha n'igisa nacyo, kuko uburyo bwose wirya imbere ya Satani nta mbabazi, nta kadomo, nta n'umunsi, nta n'ibiyaga azagushyiriramo, uretse kugufata uri umwana w'umukobwa imyaka yawe 14 akayikandagira gutya, kugufata uri umuntu w'umusore akakwambura ubwenge n'ibitekerezo akabijya hejuru, nta wundi mumaro. Mu icyo kiyoka habayeho intambara. Mwibaze nimba ijuru ryarabayeho intambara, inaha nibwo tuzoroherwa. Ariko kujya mutekereza namwe mukuru ijambo ry'Imana, niba mu ijuru tuvuga ngo mu ijuru harera n'abazagenda n'abakiranutsi, noneho ufite umutima wanduye uzagenda hakabaho intambara. Inaha bimeze bite? Nari mubwiye ngo mu ijuru habaho intambara igize gute ikomeye. Niba harabaye intambara, inaha byifashe bite? Ugahakomerewe nihe? Sino tumerewe nawe. Washaka kubwiriza iminota nk'icumi isigara, nkagutandukanyiriza inyama n'umusokoro ukava aho uzi uwo uriwe. Mw'ijuru hari umutekano uhagije, bishoboka ibyishimo byari byuzuye. Igihe Imana yari imaze kureba umuntu, igihe Imana yari imaze gutekereza igitekerezo cyo kureba umuntu, byari ibintu biryoshye bimeze neza. Nyuma y'uko iyo isi ikaremira iriho, ikavuga ngo nihabeho hakabaho, ikavuga ngo amazi naho amazi agahita aremeka, ibyatsi n'ibimera bikimera, ibiti n'ibimera bikimera. Ngo imaze gukora ibyo byose iraruhuka ifata isabato. Witekereza kurema umuntu, witekereje kurema umuntu, umunsi yagitekereje icyo gitekerezo, Satani ari we yanzoka batubwiye. Mu ijuru yari afite akazi ko kuramya no guhimbaza, aririmba amajwi 12, yakwasaba umucyo wose mu ijuru ryose rigataha mu mucyo. Ngo birangira rero ngo ako kazi yakoraga ko kuririmba, ngo ari ibintu bituma Imana imubaha cyane, kuko ni umugabo waririmbaga ngo intebe y'Imana igahita yikaraga, ngo Imana ikamenya ngo Rusufero araririmbye, kuko ryari ryo zina rye natirero Imana yamuhaye. Afite icyubahiro gikomeye. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwabaririmbye, ntabwo murimo muraririmba, murimo murakora ibintu byakozwe kera. Niyo mpamvu Satani yagize ubafata, ntawe ugirimbure kuko ingororano zanyu zisitoke yaho bibitse. Ni akazi yakoze azi cyane. Ni nayo mpamvu mubona ashobora guhereza umuntu kuririmba akamwambura gukiranuka. Ngo yararirimbaga ngo Imana yicaye, ngo intebe igahita yikaraga, Imana ikamwita Rusufero ni uririmba. Abandi bamarayika bose barabikoraga ariko ntibikunda, ariko we ngo yaba yasamye amajwi 12 cyane agasohoka. Nibyo bituma yishyira hejuru mu mutima, kuko Imana ari muhaye kuyobora umutwe w'abamarayika bari mu ijuru. Iramurutira umugizi umuyobozi w'abaririmbyi, ujye ubamenye bakurikirana. Uwo munsi Imana itekereza icyo kintu rero, ntabwo yigeze imunyuraho nka perezida uyoboye kora, no. Ngo yarabitekereje mu mutima, ifata ubwayo mu butatu bwayo bwera, ngo hari abantu batari mu bishyikiri, mu bitatu bwayo bwera iravuga ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, hanyuma ayobora isi, ayitegeke n'ibirimo. Dufite akazi kenshi, dufite akazi kenshi, ariko reka turebe umuntu ajya agenzura biriya byose, ntacyo twaye. Icyo gitekerezo Imana igitekereza Rusuferi ngo yazerereye.
reka nkubwire niba ufite umwuka w'uruzere ukaba uticara iwanyu wa mukobwa ukaba uticara iwanyu wa musore nta n'akazi kandi ugira wa mugore ukaba uticara mu rugo rwawe ukaba wirirwa ubugabuza abandi ubwira usore nk'ingoma magana atatu utari na gitifu nta n'icyo ujya kubamara shobuja ni satani mbese rero niba uri umusore wirirwa ubunga ukaba umukobwa wirirwa usere ntiwicaye iwanyu ababyeyi ntibakureze aho ucumbitse ntibakuzi niba uri umugore uticaye mu rugo umenye iby'umugabo umenye iby'abana wirirwa ukata ingo z'abandi karitsiye ukimenya uko kwa jani byagenze ukamenya uko kwa yoni batikuranye ukamenya ibyo kwa runaka shobuja wawe ni satani kuko urwo ruzerero nta hantu wa rwose muri we uwo munsi ngo yirirwa zerera isayikata ngo imana itekereza icyo kintu kandi kigeraho ngo batekereza kureba umuntu ngo bahita bamurangiza rusufero agarutse ngo asanga mu ijuru ngo sisiteme yahindutse kuko ntiyaraha ngo abamarayika bakimubona bamubwira bati rusufu wari urihe bose wari uzi ko hari igikorwa cyabaye udaharaticiye hari umuntu wakoretse kandi ntageze aho agombaga kubigiramo uruhare ati umuntu nyine ndashimira yesu wandemye satani adahari Amina. wayarankubise nk'amabere nka magana yari gutanga komande akavuga ati abagabo umutwe wawe ujya ukora buri munsi cyangwa amaguru yabo agenda akura buri gitondo ubwo uresha guteka ifarashi ntiwaba ungana ariko reka mbabwire imana ni umukozi w'ubuhanga iyo avuga ngo tutu rusufera yari kujya avuga ati njyewe nshingiye uko mbona uyu muntu ugiye kumurema ndumva inda ye yajya yigira imbere mumbwire ushobora kuba ufite indi naho ikora mu Rwanda ariko imana yarakoze cyangwa ntabwo yakoze rusuferi baratsinda barayicenya ngo barimo umuntu wamusize ntari ndi perezida wakora niko kina bishobora gutera abasifata ibyemezo hari abantu bameze baca njyewe nkurikije ubushobozi nari mfite ahangaha numvaga bitagomba gukunda so kakazi nakoraga ndabagaritse harya banze kuririmba ngo uri guhimana ntabwo umwuka ukurimo n'uwa satani aravuga ngo ndabiretse ngo noneho ndebe ko ibyo nakoraga noneho ntabwo ndirimba ndabireke mbaze ngo ko bavuyemo ntabwo twaririmba mujya muvuga ngo ntabwo izo nsohora ahangaha tuzimukana aho muzajya hose kigira ubukenyeye kigira igihatari shingiye ko nari mbafitiye umumaro ntabwo nongera kuririmba noneho aza mbaza impamvu imana ngo imara umunsi wose yumva intebe yayo itinyeganyeza kubera ko akamenyero nayo nk'impatari irebyeyo ibona hari umuntu wigunze agatagura butipe ngo ataniringe byagenze iraza amazi ati bipiza aho wicaye ni mukwawe wajya afite ikibazo kiki kuki wagiye kureba umuntu ntumbwire ngo umfashe se so ntabwo nagombaga kugufasha ariko nshingiye ku kazi wampaye n'uburyo nzwi n'akazi nkora hano muri korali bakagombye kundeka nkajya mfata ibyemezo imana avuga ngo njya kukurema nagishije indi nama se reka mbe ngiwe ndasigara ubyibaza abandi bamarayika baravuga atari ngo tukubaze ni ukuri turakwemera ushoboye kuririmba pe tukuziho uruhanga umwanya wari ufite ntiwari ukunyuze fure iyo wihangana ugakomeza akazi ibyo umuntu ntibikure umuhanda umwe aramubaza atari kubundi uvuka rero kugira ngo babaze satani baturuka icyambere turi hano tutazi uburyo twahageze kuko buriya abamarayika ntabwo baremwe nkatwe ngo ni abantu baravuze ngo nimubeho bahita biparika aho ngaho ariko ngo igeze kuri twebwe iraturema iratubumba idushyira mu ruganda iraducura donc buri gapese kose gakora imana yari yagatekereje amubwira bati ugira nyoko ugira soba aha ngaho uhavuye hari ubundi buzima wagira
kirashe ushobora kuzasubira muri kwa njyewe ntabwo nsubira ubu ufite n'abangana n'uriya mugabo twebwe twisanze hano akazi twakoraga twaririmba ko waririmbaga amajwi 10 agasohoka twebwe tutakoraga ko twebwe kuguma oya twebwe kuguma tudafite 10 akayanaye gatoza ariko gakora akazi niba ubona ababwiye ngo sinshobora bahita cyabisice abaringi bose aravuga ngo unyemera nushaka n'uwankurikiraga nazajye mu ruhande rwanjye ukora ricikamo ibice bibiri abakunda guparirimba n'abakunda gupahimbaza baramukurikira uwo mwanya ijuru ricikamo ibice nta kibonore kitahoze bona kera aravuga ngo mbawe abanyemera kandi n'abankunda n'abamfana n'abashyigikiye batari muzamubabwira haboneka b'imarayika b'ibicucu birababwira akapana ukunda udasubiramo n'akabiri tuzasubiramo amazi ariko urishimiye umuntu uzi icyamuzanye unifitiye misiyo ye nawe uti ntabwo ndapfa nataririmba sindirimba ari baba bacitse n'ibice koko reka ako kanya bita byireba aravuga tuzasarira tugiye gutera bariya tuzabarwanya tuzabavuga tuzabahanuka ubu tugiye kurema intambara natwe tuvemo tutabaye ingoki amarayika koko batigo bose baba bahutsemo ni ukuri kw'Imana si yose nari se murabihimbye si bihari umutima kamba ahubwo muragira ngo ndabihimbye nese tekereza ko intambara yabaye nta cyabaye ngo yahise acikamo ibice nibona barabatatse reba abantu barabamarayika urera urera mani urakiranuka aribyo bahoramo wajya kubona abantu batipe baje baraka reba abantu mwakorana mu murimo murakabwira ukagahita kurangiza narize njya gufungwa umushumba yarancoye mwami wanjye muri paka aramwakingura umuryango umuryango w'umushumba nagejeje muri ribu ati mwe ba muturage ndamuzanye mwambika amapira ni mushumba nuvuze kwiki ati ngo ntabwo iby'ubushumba bikiri gukora atinjiramo hari sasa n'icyo ngo abo baririmbanaga abo basangiraga ingabo abo bahurizaga amaboko hamwe abo bahuriraga ku mirya y'inanga ngo bagaruka bafite imisuri idasanzwe ngo barataka bagenzi babo babavunagura amababa barabakomeretsa ngo Imana aho yicaye imenya ibyabaye reka babwire ngo Imana ikimenya ibirimo birabera inaha ikamanurwa no kuza kureba impamvu zose ugasubwa kabiri garutse wije usanga abantu bafata amababa bayavuna uko baremwe ni ibintu biryoshye tuzabibona twagiye cyoko uzarimuka yicaye hafi ahereye ntari binatazabo bafite uburyo baremetse ugasanga bakomerekeranyije Imana kugira ngo ice agasuzuguro reka mubwire yakuye abamarayika bayo mu ijuru ntabwo atinya kugusohora amana mubwiriza neza kubera impamvu z'umutekano wawe ngorate tuvuge ngo amen Imana itiza yarakara Imana irarakara Bibiliya iravuga ngo yimana amazi agakama yayatanga kubika isi muhuye yakwiriye urubyaro rwanyuma no kuyivuga kandi mwahura mukubise inda yatanga nabwo mu busobanuro mwahura yamva nimenyerwa hari uwiha ibyo kurya hari uwikubita umugabo afite 19 20 undi akakubita 46 akiri iwawe kandi kitwa Imana
icyo nikunda ihagarara nta kibazo ifitanye n'abaturage uyisenze irera utayisenze ni yayindi ni wowe ufite ibibazo inahangaha ntikodesha ntiyikenera kurya nta mugore ikenera nta bana ibayeho gushaka mpamvu kwihenuraho bigira umuntu w'umuhatari bagenda ibintu by'abantu ngo singa nzuba ngo ni stresse ngo batuza ngo gutsapa mama nawe tsapa tu ariko iminsi izagucapa hano hari abantu bankunda nzi benda gupfa ariko mirongo inani ku ijana nkunda urubyiruko kandi barankunda cyane nababeshe abo muvugisha ukuri we izina ry'imana urubyiruko rurankunda ariko nanjye ngakunda abagabo cyane tuye mame imana ifata icyemezo biraza irahagarara hagati sinabivuze irambwita my friend ntitupfa ubusa ijuru ni iryanjye narakuremye ndateye kubaho ubu tuvuga wowe na bene wanyu n'abagushyigikiye n'abakwemera mu mutima n'abashyigikiye ibibi byawe bagashaka kubikoreramo ubu tuvuga mvira mu ijuru tout de suite ubu mu cyongereza navuga ngo iki nawe iki right now yewe data reka nzacimenya simoro I want to lighten up. Go out. Ako pastor wasapani icyuma cyo kwigisha ko bajya minota 10 ya buri munsi basi. Seminari twigisha mu Imana. Urumva Imana ifashe icyemezo ngo nyine ubwite nyir'ubutaka irabita sasa rero mvira hafi rusuferi byamubayeho ntimubizi mwebwe mujya musoma Bibiliya kubera ko ijuru kirimenyereye kizi n'ibyumba kizi n'amakaritsiye kizi sitoke kiteke yarazi bikakoza aho kabitse ndabona mu ijuru nta kindi kintu yakwiba aravuga ati ngewe sinjya ubusa we ariko arabaze kugenda ubusa yasinjye ubusa my friend ngo gicunga ahantu ngo imfunguzo zari ziri cyagize gutya kirazihubuka tumuswagira guhangana nawe mirere na mirere bakaziganje agifata ziriya mfunguzo yabwira abamarayika ati nimumurikire dore urufunguzo ndarufite ntawinjira ntawusohoka wikwigirira nabi hari amaboko agufite niyo mpamvu utari gukizwa ariko uyu munsi hari imbaraga z'umuzuko uhagarara ku gipangu cy'ijuru urumva barahazi bikatse bamenyeye bafata ya timu yose yabaye muri korati we nkurikire ijwi ndarifite ubushobozi ndabufite no twashinga yacu twaririmba no kwantuza uhagarara ku muryango bakora inama ya kabiri ariho hano rero Imana imaze gufata icyo cyemezo basohotse ntabwo bagiye kure y'ijuru imfunguzo ku muryango icyemezo cyo kutava hafi ya bene wacu Imana ihita ivuga iti ati wajuwe ishimwe unezerwe hari ikintu kiva mu bantu abantu bakaruhuka ariko buriya ngashyigikira umuntu wese uva mu murimo hari umuntu uvamo kugira ngo abandi baruhuke zikutishwa n'imirimo hari umuntu Imana isohora muri sosiyete kugira ngo abasigaye baruhuke ijuru riravuga ngo ahwe reba hano Imana yiruhukije wajuwe ishime kandi unezerwe kuko mubi agukuwe ariko kandi wasiwe aha niho nshaka kubwiriza neza ugushije ishyano kuko umubi akumanukiye afite
umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe sinjya gusobanura ibintu biri aha birebire reka dufashe nk'ukwezi tuziga menya ko intambara yabaye bagahagarara ku muryango w'igipangu bakanzura ko nta muntu uzongera gutumwa ngo bazane ibisubizo iwawe banzura ko bazarwanya umuntu wese uzazana amahoro mu rugo rwawe banzura ko bazakurwanya amashuri bari kwiga akarangira utayarangije banzura ko bazakwambura ubusugi uri umwana mutoya banzura ko bazakugira umuntu w'inda uri umuntu w'umugabo banzura ko ayo marembo batazayavaho bakakugiriye nabi ngo icyo kintu kiremezwa kandi kigira imbaraga niho habonetse ijambo rivuga ngo dore uzasama inda uzazana umwana w'umuhungu uzamwita Yesu Rusuferi Imana yise yanzura ko ava no muri icyo kirere aravuga ati ntacyo ngo bicamo inama ibipande bibiri Rusuferi abwira abamarayika bamaze guhinduka abadayimoni arababwira ngo tuvugane ngewe ngiye kumanuka hasi mwebwe musigara hejuru akazi ni kabiri ngiye kurwanya icyitwa umuntu gihumeka uzagerageza kunanira ujya mufata amasengesho ntakagere ku Mana ndagira ngo mubwire guhanganya n'imbaraga zitagufitiye imbabazi uko ukora ibyaha wegeye no birakwasaniye nta negosiyasiyo uzagirana n'abadayimoni kuko amahirwe ufite n'uyu munsi wa none ntabwo ari ejo Rusuferi amanutse yiruka amanukana n'igice cy'abamarayika babaye abadayimoni abandi basigara mu kirere aribo bamedi n'abaperesi ngo agere inaha rero yihutira kujya kureba ingobyi ya Edeni ariyo wa mugore batubwiye wari ufite umwana w'umuhungu Rusuferi rero amanuka afite gahunda zo kurwanya wa muntu waremwe n'Imana adahari aravuga ati yaba umukobwa ari mu nda ya nyina yaba umuhungu ari mu nda ya nyina yaba nyina umutwite nta muntu uhumeka nzagirira impuhwe nzakora akazi k'ibintu bitatu nzica nzarimbura nziba murumva ko kwiba ibintu amenyereye ni dorere umuntu ntiyatwara imfunguzo z'ijuru ubona kugera aho gusiga ubuzima ntabwo yatwara imfunguzo z'ijuru ubona kugera uri umukobwa kugirira imbabazi uri umusore akubabare ntibishoboka amaze kugera inaha yataka abantu we aravuga ati wowe nzakubiza icyuya iteka biteka ngo umuntu arakurikiranwa arababazwa amaraso arameneka kuko ndenze byinshi amaraso arameneka bagahindi babicara amaraso arameneka damu nayo bakurwa mu ngobyi amaraso arameneka no kwa Aburahamu birayongayoga amaraso arameneka biragenda bigira uruhererekane amaraso arameneka uko bavuka ariko bicana uko bavuka ariko bicana ni intambara yabaye ku buryo munsi muri munsi wa none amaraso aracyameneka Imana ibonye ko amaraso akomeje kumeneka nibwo habonetse guterana kw'ijuru bundi bushyashya iravuga ngo dukore inama kugira ngo ducungure uriya muntu amaraso yo gukomeza kumeneka haboneka ijambo rivuga ngo uzasama inda ni inama yateranye Imana ifata igitabo gishyiramo imibabaro imisumari inkoni kwamba gusa kwicwa gupfa iminsi 3 guhanga ku musaraba ariko irigiriro ibanga haboneka igitabo marayika ukomeye arabariza ati ninde uko byagenze murabyibuka Yohana rero wamutapfa wabonye ibingibi yabonye inzozi z'ibizaba ariko Imana amubwira ngo wirira intare mu muryango wa Yuda aranesheje utekereza ngo byageze kugira ngo Imana ihinduke uruhinja ijye mu nda y'umugore inyure mu matako bamuterure bamubebeze iriya ni strategy Imana yakoresheje kugira ngo nimubwirize ubishyikira wakora inama batuye umuntu turamucungura gute ko sekiri amumereye nabi sekiri ko yabagezemo akabayogereza gukora iki hari umuntu wumvura igitabo ngo Yesu ahantu yari yicaye yaraguwe neza ariko none ko tuvuga papa nta kibazo yari afite kuko ni Imana ni umwuka byose yarabyujuje ariko abonye ukuntu marayika agaba igitabo nta muntu wemeye kukibumbura n'abagabo bose bapfuye bishwe ngo bageze kuzimu babura n'umwe wagihangana ariko Yesu abonye agaciro afite n'ikamba yambaye n'uri bari kumwikubita imbere ari kumwe na papa we ndabona si ibintu zo kugundira muri Yesaya ngo yisiga ubusa aravuga ati iki gitabo rero gifata ngo haboneke intsinzi turaseba kandi twaremye umuntu twamutakaje igihe ngo ahaguruka ku ntebe yari yicayeho ngo atere intambwe asanganira marayika ngo afata cya gitabo akigifata ngo Imana icyabutse umwana wayo ngo ibona yafashe igitabo Imana yibutse ibintu yanditse ntabwo umuntu barapfa nabi
ngiramubwira ngo ngwino frebe iki ni igitabo Yesu yafashe mu ntoki. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, iki gitabo ufite kirimo imibabaro myinshi, harimo umusumari uzawuterwa ati nzabyemera, harimo gupfa iminsi 3 uzabyemera ati nzabyemera. Hiyo ku ijambo rivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri n'umwuka. Yaje mubi abe ntibamwemere. Yesu yitegereza papa we mu maso aramubwira ati papa tubigenze gute? Imana yamubwira ngo tuvugana ku marembo y'ijuru, hari abamarayika biteguye kurwana intambara y'umuntu uri busohoke hano, kandi ngo tuvugana ndaguhindura umuntu wambara inyama yo kubabara nk'uko abantu bababara. Uragenda. Yesu aravuga ngo ndagenda. Haleluya. Papa ntabwo dushobora guseba kuko umuntu yaraduhenze. Reka mubwire ngo urahenze mu maso y'Imana. Amina. Umuntu yaraduhenze twakwemera ko yamubwira, ntabwo twabyemera. Koresha strategy yose. Ndi Imana ariko sinemera ko umuntu aseba. Imana yiri mu bwenge, iravuga ngo ngiye kukunyuza mu ruganda guhindura ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Haleluya. Ntacyaremwe kitaremwe nawe. Imana ibwira Yesu iramubwira ngo ngiye kukunyuza mu ruganda guhindura ijambo. Amina. Kumbe Lusuferi yasize abwiye b'abamarayika b'inyatsi babaye abadayimoni, arababwira ngo nimwubake urukuta, umuntu uri bunyure hano wese mumubabaza, kuko tugiye kurwana intambara yo kuza badukurikiye baturwanya. Ngo bubaka urukuta ku marembo y'ijuru. Yesu Imana iramufata imunyuza mu ruganda imuhindura inyuguti. Uri hano cyangwa mwari? Imuhindura iki? Inyuguti. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana. Imana ihita ibinyuza muri iyo sansi. Yesu ntiyaba akiboneka nka Yesu, n'abamuramya ntibongera kumubona. Ariko muri hano cyangwa mwari? Wibuke ko yahise atuma marayika iramubwira iti vuduka mu isi undere agakobwa kirinze, agakobwa batakoze ku mabere, agakobwa k'isugi. Reka mubwire ngo Imana nayo izi kurambagiza by the way. Yego! Isi yo kuba hazima we. Ntabwo uzi ngo wenda utera biri gusamba ufite imyaka 25 none nizibere kugibera Imana. Uyitende kuri Imana bari n'umugabo nakwinginze yewe abagusabanyije ntabwo bana bahungu. Ujya no gusaba umugabo ureba ibizira byawe, ubwo Imana tunemere intege nke na fake barabikoze n'izina ry'Imana, ariko urebe uko niko kuri. Bana kwigira intama kujya imbere y'umuntu umeze bite? Turashima uri umukobwa kandi ubwinga yazivanyemo. Imana iramubwira iramubwira ngo manuka mu isi, urahasanga umukobwa ufite ubukwe, yaririnze, afite indangagaciro, umubwire ko agiye gusanira. Kandi uwo ni Yesu barangije gupangira kumugira inyuguti, hanyuma umwana azaba ari umuhungu azamwita Yesu. Iyi Imana yaciye inyuma Yosefu igatera inda umukobwa w'abantu. Niyo mpamvu manche zingo mugomba kujya muzitondera, hari ibintu Imana ibifitemo uruhare. Yaciye inyuma Yosefu ibizi neza, umutipe yafashe agafite intahandi hamwe kwinyuma yarwara intambara y'uriya mugabo, nzamusubiza umugore ariko reka mbanze gukora akazi kawe. Haleluya. Irambwira iti manuka umbwire uriya mukobwa ko azamushaka umuhungu, reka kugira ngo wowe wenda Faisa uri kumurambagiza turi kumwe. Noneho ubukwe burabura nk'ibyumweru 2 uretse gato. Faisa akumva umuntu araje aramubwira ubwo yagiye mu ishopu gushaka ikanzu, akamubwira ati sasa rero umukobwa ndatikana wari uzi ko ugiye gusamira? Ati mbose none aha ariko mfite ubukwe. Ati reka nawe ati ubu tuvuga. Faisa ati jewe oya wayotse wagerageza kuboneza mu yindi quartier, uwo bagutumye ntabwo ari jewe. Icyambere ndisugi sindaryama n'umugabo, so iyo nda yava he? Ariko ngatari ko watuje sha
ubu tuvugana ijuru ryamutekereje ngo hanyuma cyefitiye ubukwe frere arahari yaransabye yafashe ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka marayika abonye ko uwo ari kubwira ari mu mubiri aramubwira tumva urahirwa ibyo si ko biranajya kubibwira umugabo wawe kumbe uko bari kuvugana Yesu yuke ko bamugize inyuguti bahamagaraga buri hehe baramubwira bati fata ubu butumwa ujye guce ku marembo urahasanga bene wanyu mwakoranye akazi ariko babaye babi ntuvuge njya mfite uko mbigenza kumbe Yesu bamugize rya jambo inyuguti ngo marayika agere ku marembo asanga abagabo bakoze urukuta kandi bafite ubugome umwe muri bo ngo ahamagara rusufero ngo bahamagara ngo none se Yesu ngo ko atubwiye ngo harasohoka Yesu gusohoka akaba ari gahwiheri ngo ibintu badukoreye ni ibiki arababwira ati nimumureke agende wasanzwe ajyana ubutumwa uwo dukeneye ni Yesu yagiye nukuba baherezaga muri ya mwanya ajyana ijambo rivuga ngo jambo yahoranye n'Imana akigera imbere y'abanyakumva uko bari kuganira inda yagezemo kera aramubwira atega inkereza mfite agasaha make Imana irambwira ngo mubwire ngo umwuka w'Imana azakuza ati kandi azana gukingiriza nubwo uzaba uyifite ntabwo bazayibona niyo banayibona kandi niyo ndi tayari reba Imana isenya urugo ibitsi neza ko irusenya yari irusenya by'iteka birangiye kandi yafashe icyemezo cyo kururimbura ako kanya umukobwa bagitandukana ngo yumva mu mwana aragira ati no ati umuntu wambwiraga ati si ubufurere ndamubwira mu cyo gusa ngo Yosefu arabimenya ngo amubenga mu ibanga Imana ntiyari yagize uruhare mu gusenya akabarana ariko njye kugisha si Imana yagusenya nk'iya umurata Yosefu ngo abimenye ngo ahita afata icyemezo aravuga ati jyewe ngomba kumenya umuntu wanyururiye umugore kumbe namuteretaga inda ari nkuru Imana iramanuka mu nzozi hari ikintu nyikundira kuko Imana iramubwira iti we Joseph aranyiteko shaka ni njyewe wamuteye inda ati wowe ndi Uwiteka umugore wawe azabyara umuhungu kandi uhereye none genda uryame iwawe ariko ndakwiyamye n'umurongore Imana ntiyashaka kuvange rw'amaraso Yesu areba kandi arakiranuka ntabwo uvange rw'amaraso yawe murimo aravuga ati genda uryame ibirori n'ibikomeza ariko ndakwiyamye ntugire icyo ukora wakavutse akora kumva reba umwana wemeye gusezera agasezerana azi neza ko imbuto yatariye impanuro amezi 9 karindwi arangira Yosefu ntiyabaye umugabo wihangana fure uhagaze muri siko mukunda vugisha ukuri ari wowe batereye inda ubukwe vugisha ukuri donc uri mu birori umenya amakuru ko Faisal bamukubise inda y'inkoroko noneho banaguhaye akobise yuko n'ibyo birori nibiba utamukora ahubwo musaya yasubiza ijambo rya nyuma riravuze ndaza kuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye izo yakoze ndi Alpha na Omega haboneka ibitabo ibyo bitatu bibumbuwe icy'amazina icy'ubugingo n'icy'ibintu kujya gusenga Imana abategekere y'imiryango nabibonye ko amasaha yagiye hanyuma ibyo bitabo biraboneka imbere y'umuntu wese ukirinaha Bibiliya yabwiye abapfuye bazongera bazuke ngo n'ab'inyanja zamize n'abo tuwarete zariye n'abariye abana mwajugunye muri wese uwayikuyemo abishaka n'uwagizaga sida wabigizemo uruhare bariya abana bose baracyahari hari ahantu Imana yabafashe irabarerera hanyuma biravuze ngo bariya bose uko bamizwe n'urupfu ngo bazongera bagaruke ngo bahagarare imbere y'intebe y'imanza haboneka ibitabo bitatu Bibiliya yaravuze ngo umuntu wabonetse ko atanditse muri icyo gitabo nta kindi gisubizo Bibiliya yampaye nta n'ikindi uzabona hirya y'ibi tuvuze ijambo riravuga ngo uwera niyere uwanduye niyandure umukiranutsa umakiranuke kuko igihe kigeze kugira ngo umuntu ahabwe ingororano z'ibyo yakoze sinshaka umuntu ureba mu maso ndashaka ko buri wese acure ku mutwe mu buryo bw'umwuka n'uburyo ibyuma ntibicuranuke
yego ihutisha umutima wawe usure n'ibyumba byose hanyuma nubona muri ibi bitabo mwirangamo